mbacira umugani abambuza umugani. Banyarwanda banyarwandakazi ndabasuhuje mugira amahoro. Ndagarutse nanone ngo twongere tuganire kandi dusesengura imigani ya hano iwacu mu Rwanda kugira ngo tumenye inkomoko yayo ndetse n'icyo igambiriye gusobanura mu gihe abayiciye bayicaga bagambiriye kugira ibyo bavuga kugeza n'ubu tukaba tukiyikoresha. Niyo mpamvu dukwiriye kuyumva no kuyiga kugira ngo tumenye ibyo byose bikubiyemo. Ndakwibutsa kandi wowe turakanda kuri subscribe kwibuka rwose ukabikora bwangu ndetse ukanda kuri like no gusangiza inshuti zawe ibi biganiro kugira ngo bigere kuri benshi. Uyu munsi rero turi ku itariki 5 Mata 2023. Ndagira ngo rero twongere tuganire kandi twige dusobanure uyu mugani uvuga ngo amagambo ahariwe nankana. Uyu mugani waciwe ahagana 1400 ubwo u Rwanda rwategekwaga n'umwami Cyilima Rugwe. Rero muri icyo gihe hari umugabo witwaga Nankana ya Rutamu wari utuye mu Buganza ahitwa Rumuri na Muhura. Rutamu akaba yari yarabyaye abana benshi harimo uwo ngo witwa Nankana, akaba ari we mukuru mu bana ba Rutamu. Ariko Nankana akaba yari umugome cyane, yagiraga ingeso mbi cyane, ntawe yabaniraga neza, niyo hakaga umugaragu ngo ntibamugaranaga kabiri kubera ko yamubaniraga nabi nyine akigendera. Bituma n'abaturanyi be rero batamukunda bakajya bamuhunga kuko babonaga imico ye idahwitse, bagenda bamuhunga bamushiraho pe neza barigendera, asigara wenyine. Ngo biteye kabiri rero ngo aza kwimuka, yimukira mu Nduga aho bita Irugobagoba. Ahasanze umutware witwaga Rukari, aramwakira ngo anamugabira agakingi kitwa Mushimba nyine aho ngaho kari hafi ya Rugobagoba, ni harari muri Kamonyi Rugobagoba ya Musambira. Nuko ngo arahatura, ariko kumwe bavuga bati ingeso ipfa na nyirayo yapfuye. Ibya Nankana biranga rwose, ingeso ze ziranga neza zirongera zigaragaza uwo ari we, akomeza kubanira abantu nabi, ngo ntawazaga gusaba amazi we, ntawe yacumbikiraga, nta n'uwazaga kugama iwe mu rugo n'ubwo imvura ngo yaba ari amahindu, ntawe yacumbikiraga cyangwa arari we. Nuko rero kera kabaye haza kuza abantu ngo bari bagiye mu Nduga bavuye i Gasabo, ngo ariko ko babonaga bubiriyeho, bafata umwanzuro w'uko bashaka aho bacumbika bakazakomeza ejo mu gitondo. Bigira inama rero yo gucumbika hafi aho ngaho, ariko babaririje basanga ni kwa Nankana, babaziririza imico ye. Nuko ariko bigira inama yo kumubeshya kugira ngo, urumva bari bamaze kunekaneka amakuru ye, bigira inama yo kumubeshya rero kugira ngo barebe ko yabaha icumbi. Yari yashyize abahinzi mu murima bari guhinga, nuko bamutera ubwoba, baramubwira bati wowe nta soni urahangara ugashyira abakozi mu murima bagahinga kandi umwami yatanze? Nuko agira ubwoba, bavanyemo abahinzi, avuga ati nta n'isoni wowe urihandagaza, wowe ugashyira amapfizi mu nka, warangiza ukararana n'umugore wawe, warangiza ukaba utaraniyogoshesheje, kandi umwami yaratanze. Ibyo ni ukuvuga ngo umwami yabaga yaratanze, imfizi ntizajyaga mu nka, nta mugabo wararanaga n'umugore, abantu baraniyogosheshaga. Bati we nta soni urahangara ukarenga kuri ibyo byose, umwami yaratanze? Nuko agira ubwoba, abavanyemo abahinzi. Ubwo yari yanenze n'inzoga yo kugaburira, yo kugira ngo atereke abahinzi. Nuko nayo arayizana ayiha kuri ba bagenzi, ariko nubwo yayibahaye yanze ko bacumbikiwe, arabareka ab'imicumbi barara inyuma y'imyugariro. Nuko ngo babonye bwenda gucya bigeze mu museke, baramuhamagara ngo aramubwira bati turajya, ariko waduhemukiye, ibi ngibi badukoreye bizakugaruka, uzabibona mu minsi mikeya. Bati tugiye kugenda tuzavuge yuko wishe amategeko, tukurega ibwami, tuvuge yuko wararanye n'umugore, abana wanze kwiyogoshesha, washyize n'imfizi mu nka kandi bitemewe. Nuko baragenda rero, Nankana kubera n'ubwoba ahita akora ibyo byose bigomba gukorwa nyine igihe umwami yatanze. Nuko abantu bamubaza rero bati se Nankana bimeze bite? Akavuga ati nyine binabikoze kubera ko umwami yatanze. Nabo bagenda bamwigana, bigenda biba uruhererekane gutyo kurinda niyo bigera
i Kigali. Ubwo umwami yabaga i Kigali, n'ababaga bagemuye i Butware rero bagera i Kigali bakabwira abo basanze bati mwebwe ko mufite amasunzu se kandi iwacu nta muntu ugifite amasunzu, ibiki byose bakarondogora uko iwabo basize bimeze. Nuko inkuru ziragenda zigera n'ibwami. Ubwo rero umwami aza gutumaho abantu ati mugende mubaririze mumenye aho izo nkuru zaturutse, mumenye imvano y'ayo makuru. Baragenda babaririza abo babajije bose bakavuga ko ariko bimeze, ariko biza gusangwa ko ari Nankana byaturutseho. Ubwo rero baramushoreye bamujyanye ibwami, bamugejeje n'umwami amubajije koko ati se byagenze bite, aravuga ati ni abantu baraye iwanjye, ariko bamubaza aba ari bo ntabasobanurire kuko urumva ntiyari abazi, ntiyashatse ko amenyana nabo kuko urumva yabahejeje inyuma y'urugo kugeza ubwo bagiye atanabamenye kubera ko yabimye icumbi. Umwami arabimusobanurira, yamubaza abo bantu ntabamenye, nuko rero bimuyobeye umwami aramutanga baramwica. Umugani uva aho ngaho bati amagambo ahariwe Nankana. Uyu mugani rero bawuca iyo hari umuntu wavuze amagambo cyangwa ari ibikorwa runaka yakoze ariko bikamugaruka, cyane cyane nk'amagambo kari nk'amagambo wavuze wamara kuyavuga ya magambo akakugaruka akakugiraho ingaruka ariko ari wowe yakomotseho. Ni nawo mugani baca kuva icyo gihe kugeza n'ubu, iyo babonye umuntu wavuze amagambo runaka yarangiza akamugiraho ingaruka nibwo baca umugani bakagira bati amagambo ahariwe Nankana. Banyarwanda banyarwandakazi, uyu mugani muwigisha abato kandi mujye munawuca kugira ngo mukomeze kubihuza n'ibyo tubamo, ariko kandi turushaho gusobanukirwa n'inkomoko z'imigani y'iwacu iba yaraciwe n'abakurambere, dukunde ururimi rw'iwacu. Ndabashimiye ko twabanye kandi mwanteze amatwi, mugire ishya n'ihirwe.